Miki ni iki wamukoreye? ariko Godfather buramba nagucishijemo ijisho ahari twese gusa turahari. ndababaye ndaremerewe nanigamwe n'agahinda Ayiwe mana. ese ninde wandura Ayiwe. atari mwebwe Bishe kuramo iyo koti mbabara. kuri mumbabarire sinorewe habe na karame Bari kuguhamagara. Ndashaka kukubaza. Hakuna. yo Kuruhuka neza, Ave ukisanzura, ukagenda avoka mfite wo kuvuganira mu rubanza reka turahari twese gusa turahari. ndababaye ndaremerewe nanigamwe n'agahinda Ayiwe mana. ese ninde wandura Ayiwe. atari mwebwe Bishe kuramo iyo koti mbabara. kuri mumbabarire sinorewe habe na karame Bari kuguhamagara. Ndashaka kukubaza. Hakuna. yo Miki ni iki wamukoreye? ariko Godfather buramba nagucishijemo ijisho Iki uzi kutakifata ngo umamagara ugiye kumbaza amakuru y'iminsi nsabi urarya uranywa mbese y'amafilime biragenda uyiye poroje nshasha ufite ngo ngutere inkunga ngeze ndakuzi bari kuncurikiraho ikibuga ntimwambwiye ko mutanzi none nigeze nkwabiraho ntiwabyina intsinzi nabyinnye intsinzi ry'iriye darapo ryari rizamutse ibyo ndabikeza hazamutse idarapo ry'amapumbu yanjye waragiye gushyira mu giti umva icyo nkubaza mwana mama ko agatwe kanjye kari gato komenya gukuntu ndakarinda batazakamenya ngaho mbwira abantu barabivuga mu buryo bubiri nkubwiye mpamahoro ndakubaza ibyo Nsabi wagiye mu bukwe kwa mbere. Godfather wamusabye umusopeki Godfather wamusabye igitsina kandi umunsi amafoto ya Satani yagiye hanze ndimo ndabaza umunsi amafoto ya Satani yagiye hanze waba warasabye uriya mwana w'umukobwa ni iki uriya mwana w'umukobwa avuga ngo ndakwiyamye ku muryango wanjye ni iki wakorera urugo rwaga navoka mfite wo kumvuganira mu rubanza gusa ndababaye ndaremerewe naniganwe n'agahinda ako ubu wangana Knowless se kandi rako uburyo ntaririmba indirimbo ya Knowless ndakubaza nsubiza ikibazo nakoresheje kandi ntunsuzugure mbese nagushaka ko ndirimba indirimbo ya Knowless okay kanimuting sabi byagenze biti Knowless simukunda sinanamwanga gereko wakongera ukankandaho nkagera kuri Desa mbabarira sabi we aha thank you so much Geregwari Godfather uzaba unkoreye surprise umunsi uzamamagara ukambaza essence wariye sabi nibyo waba waragiye ugakora mu nkono yo kwa uzifata umamagara umbwire ngo Nsabi wariye cyangwa nawe wabuze ku buryo ujya mu rugo rw'abandi Godfather nta rukundo ugira mu mutima wawe ku buryo wakwihandagaza ntiwite ku marangamutima y'umugaragu w'umukozi w'Imana wihanangirijwe n'umugore ese Satani akazi yaguhaye ukageze he ndakubaza ni iki cyabaye ku buryo wihanangirijwe nanjye ndakubaza urukundo rwabaga muri wowe rwakiriye njye ntago nakurakaza kandi nawe ntiwandakaza ngaho nsubiza rero habaye iki ndi gusoma uzamamagara umbaze umunsi uzamamagara ukambaza uti essence wariye karya amabyi bugiye bishya sikigawe arakakwituma ndebera amacuhi na yere yabwira ngo imbwire ikipana icyabira bintu murabeshyira nkuru nzayihembera Shakoti fa na nkuru ndayihembera ngomba kumenya ariko ntuzi no guhembera
Uziko nanjye ndabyibagirwa erega rwaje runsha muri humye sinongera kwibuka ko yewe Yezu we kwari kwagize amahirwe ejo bakayishyiraho ibintu ndi kuvuga bwa ntabwo biri kumvikana. reka ntabyo mbirikanye we. Umva impamvu kubera iki utajya umpamagara wenda ngo mbaze niba nabwiriwe cyangwa nariye. Nguhamagaze ngo niba wabwiriwe kubera ko ngomba kumenya ibintu nabakabaye guhamagara kubaza akabaye nsa wariye ese nsa ufitiye proje muri iyi minsi urakaba we ncurenye kandari kwase niba wariye wakitumbiko we ko dufa uranutse ngo ndi igitumbiko ndagaswe ngingi ariko aramugore nawe aramugore nawe ubwo yabanje guhamagara ngo muganire ku ruhande mbega umugore gito ariko mugira n'inshuti umuntu w'umugore afata umugabo akamuzana akavuga ati wa mugabo we ntabwo turamenya exactly mba n'imvano y'ibi bintu ariko mfite amatwi yo kumenya icyo wakoze nyarugo rw'umuntu akagucuna gusa bishyuye yaraje y'amasezerano arambwira ati godifada ngira ko ngenda ariko amakuru mfite ngo nuko ari filime mugiye gusohora ngo kari agatwiko mwana ese mwana niba kari agatwiko kubera iki mutashatse ubundi buryo mubigenzamo sabe ko muzatwika mukanashya ego ko mwana w'uruzingo rw'umwojo uyu mwana burararyama nta babyeyi agira. Ozi mukobwa muremure uraho ndaho ndashima Imana Godfa. ubu ngubu uratiryama mugasinzira nyuma yuko uwaho hahishije gasuku ibintu by'ibihumbi 9 by'amadolari yajya rigaruka mu imigitsina. Ariko mana we ariko se bura igitsina w'imye gasuku avuye muri Amerika yaje mu ndege yakuzaniye ibintu by'ibihumbi 9 by'amadolari ubu insabi yakombaho igaza washunaho kandi reka umuhungu wanjye bijya nanjye nsaba yikandireho ese reka nkubaze Hozi gira intare kuri aho ngaho uri Ngarama Kirambi na dogiteri akaba ari Ngarama Kirambi mwahuje mukaba Ingarama Buriri wose uri igiki ndi Kiremba rego ushobora gushaka n'undi mugore w'ikiremba mukajya murebana gutyo gusa ya reka kubwizuko aho kugira ngo mbike imbwa nkawe nabi Kiremba ubwo rero abagore bose bagira washaka umugore muhuje ibyiyumviro mukajya muricara mukarebana. ntabwo abagore babikiremba mwana babiki umugore yabikiremba ati umugore utagira ubushake bwo gutera akabari babaho ntabwo abaho gakubitwa n'inkuba babaho mani ntabwo babaho gatsindwa
ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina kare bihoraho se cyangwa rimwe na rimwe bya forever by'iteka ryose ku buryo nta uwo muntu ntabaho abagore keretse abagabo keretse wenda bamuroza ariko nta keretse bamuroza ariko ubwo nabwo byakira nta mugore w'ikindi nyine urumva sensa zo kugira ngo umuntu asensaringe yumve ko ashaka situation ntabwo bibaho mwana umva ikintu bibaho man byabaho bamuroze nsa bamuroze bishobora kubaho ariko ntabwo ubwo rero niba bisaba kuba muroga Godfather zarogeshe uyu hozi babane karogwe gusura umva abagore indwara barwara ahubwo yindi barwara intinyi cyane sa Difa wangeza kuri 20 ikintu ngomba kuvana mu mutwe urumva ibyo uba unsaba kugukorera nawe wabinkorera mujye mureka ibyo bikora mwana ibyo uba usaba kugira ngo ngukorere nawe wabinkorera umugabo ufite amapumba abiri ufite amaboko abiri noneho especially waragaragara ugakubitwa n'inkuba we ngiye mfite kangahe warebye ndebera ngo mfite angahe murebe ngo mfite amakuru nangahe suri daddy oze iyi nkunguzi ugambo imbaye siko ntunduta imyaka ariko bamwujije gite reka kiza hano ngo ibyo bintu ujye byibagirwa wakaba ari wowe aho guzanga ukankanda ko Godfather gusaba gerego ari kubukanda none sijya asaba kunkanda ngewe mfite amaboko ane si umugabo mbwiye ngewe mfite amaboko ane ra Godfather nimba ijuru ribaga uzarijamo ko ibyo bintu mwihaye ni ibintu byo kuza mukamira nk'igitsina kiri kumira amasoro nicyo kitaya kiyaruka nkande ujye kubikuza njye se wankanda wongera kukandwa amaso ariko sha ibintu mwihaye noneho hari n'ubundi busambo bubaho ngo aba diaspora ngo nibo bagomba kohereza amafaranga gusanga abantu bari mu Rwanda ntabwo bashobora kohereza amafaranga muri diaspora ngo mwajye muyakohereza ariko ibaze noherereje Godfather yes uzubashije bajya banyoherereza bronje abantu banyohereza mu Rwanda barayanyoherereza amafaranga mu Rwanda kuva ku madolari 200 ndayakira bite byawe ariko kuva ku madolari 100 urayohereza fashizeho standard kuva ku madolari 100 urukumva wenda 100 wayakira ariko nyuma amafaranga baranyoherereza bite byanye ariko madolari 100 ko ari menshi bite 20 urayampa kahereza umuvandimwe aho ngaho bite byawe ariko nuko yaguhera umuntu nawe ntabwo nyamwangwa yariki Beka yashyize icyo bita Beka Diaspora ubu ngubu ushobora gufungura account muri Beka sarigoma wanyumvishe wowe none ntabwo ngira account mu Rwanda ntabwo ngira bank account mu Rwanda uyashyira singira momo se naraba ibi ngibi mwihaye ngani ngambwira mobile money yawe ngushire igihumbi uje kunywa gasururu uragashyirwa mu kato uzongere guhura n'urungano ibi byari bya kera mwaratwibaga njyewe njya birankubangiza n'umujinya mwana rero ibi biginga ngo nta apandi kuvuga abantu muri rusange imwiyumve abana muri neza mwagiye muyatwoherereza mwebwe muyohereze ntabwo byakunda Godfather daddy nawe badadi kuva uyu munsi ngiye kujya nkuhamagara dadi hanyuma ibyo nsaba nagishyiriye twene nkuba tiwarahiye ko icyo kintu utacyita umuntu Godfather nzakikwita manzu nsabe mu nyiguhutemo untemo urebe ko nakwitaho ibaze nataye mu Godfather dagasi Godfather kohereza nimero n'amazina byande ibi ngibi ndakubwiye niba ari abantu bajya bafata ibice niba ari n'abantu njya nkorera amafaranga menshi niba ari n'abantu bajya bantamo badanje abantu bari mu Rwanda
Eh. Mani na zeno. Yari kajya bibona hano. Ukabona ibitipe ikintu kigabo gifita ubwanwa bro. We wayampaye babera nyoko. We wayampaye. Kuzikaba ari igihe mugereranyije na Elon Musk. Umwaba muri kuyinga. Umuzi yo ngubonye Rujugiro we. Niko Rujugiro. Wenda gato. Urumva? Dore Rujugiro. Ibingibi umva we bijyo bijya. Ibingibi ibyo ngibyo byo biboro mujye mubwira abana baza kuri amafilime yanyu babafana. Ndabafana ariko nanjye mfite byinshi ufanamo. Uje mvana muri izi nyebebe aba bana muhurira hanga bagashiduka baje aba bana bakunda ibihangano byanyu baza kubareba. Urimo kumva? Ubu ngubu nanjye urangira muri rubyiruko muri aba diaspora babashirutse bajya ku YouTube kujya kureba ziriya boro zanyu nuko akagera akavuga dore yaramni batatu. Ndarabwana mbwejura hano ni bwebwe kuva kwa mbere kugera kwa mbere sibona umwanya wo kujya kubareba ngo mbapane. Ndabakunda kwitwe n'inkuba. Aram. Geregwa nako Rujugi. Zanyamuca. Ese ninde boss gaza sinyeho. Rujugi wadutamo. Nkakitegereza nkakireba n'ibigofero nurakampuca. Ngo koko. Dibe bro. You know how to make money. Mwe muzi faranga. Nijoro narwanye intambara. Mwumvishe intambara iva muzika y'amayero 200 abadiaspora bari kumurega yabibye. Kibaruhari we bijyo bijya nijoro ndi kurwana iyo ntambara ndi kubakiza umudiaspora avuga ati ngo dufata iva nagaruka mu burigi nzamuvuna amaguru. Ntibari barakaye. Basaza umugore yabyutse akora video. Banyohereje video ngarambarara. So mujye mureka ibyo bintu mwana. We play no game. Yewe nzu buryo amafaranga avuna. Urukumva? Godifa. Wa muntu wamugiriye inama. Iye uwohe. Ariko akamuhamagare mwana reka tumuhamagare twumva. Muzane tumuganize. Ndamuhamagara. Tumumera nimero zanje. Waka nkamugira inama ukaduhuza. So urumva rero bari kuguza ibibazo muhura nabyo. Ndi kubitegereza hano nkareba bora aho ngaho ufite inzira zimwe 2-3 ushobora kubona nk'amafaranga bijyo bishyura umuntu uzanga bakakubita miliyoni kashe. Hangizo kaza nkanya ashishana ariko sinabayo. Ongeraho ngo agahita burirwa irengera akagaruka yimaze. Nagarutse ahantu rera ingayi nta nubwo buretse kumbwira ikintu kimwe ahantu rera akubwira ahantu ko mutanari konesa muzimira nta nubwo yigaze unatekereza ngo bwatereko rero naboneye mugisha kwa Godfather urimo kumva muri miliyoni reka mukubite nakabwana k'intare reka da nta kure konesa mugira bro sa Godfather ntushima wi bro nyamuca yaraje hano urumva nyamuca bamukubita miliyoni kashe kuri momo. Mvuge mvuge Godfather uburetse bamukubita icyo gihe nanjye ndahita ariko murama ijambo mbivugeho. yarafite wavanye amakuru nanga kiragiye bijyo niba nibeshye 50. Sa ubwo bakora hafi miliyoni 2 bamuspendinzeho kuko 50 by'amakoye ngiye kureba ni nka miliyoni nayo nubwo we atayabonamo kuko ujye kuri charginga 50 ni hafi miliyoni $180. ariko baspendinze kuko urumva 45 ni 400 by'amanyarwanda kuri charginga 45 ego 800. Yo TikTok iriba. TikTok irayiba.
Mbega So bavuna urukumva mwe. ya ngaho base ibihumbi 50 ni hafi miliyoni. So ubusurira bro arafata no muri kare yagafuka ke kindango. Nyamushi. Naravuze ni abatibe. Kuno uri kuvuga agafuka. Mana we. Nahaye ninde muntu sinzi umuntu nigeze koherereza amafaranga atagize no ku bihumbi 100. Ako kanya hamagara Nesa aravuga ati Nesa wanjye ndaronse kangutemo. Ndabyibuka ndumirwa ndavuga nti mbega umuntu ufite kuri konesa. Nesa urabyibuka? Sabuka defa wari kugira ngo mbigenze gutekiranye. Wari no gufata nka Nesa cyangwa n'undi muntu urumva. Uramwikora mujene. Godfa wari kangaho. Mwiriwe mwongeye kwirirwa abateraniye hano mwakoze kumijambo. Kirirwa n'inzoka mutima. Kukura kabiyo nzoka. Aha. No, la no quiere kabisa. Uyu mugabo mubona gutya Gerigwari. Rujugiro. Ibyo uvuga nibyo 100%. Rujugiro nkuko mumubona nanjye niko mubona. Rujugiro agira atya atembere kuri live bakumurundira ibyo bifurumba inyaca iragenda ijumaho. Godfa bura mfite agahinda ntajya mvugira muri rubanda. Inyaca iragenda ijumaho. Nyamuca iragenda igizirikaho mu gafuka kinda. Nta bombo, nta biswi, nta ngurube, nta hene, nta busheti, nta nka, nta biyari. Anakwishuriye moto. Wajihara. Kishurirwa isandugu. Kishurirwa irimbi. Noneho wenda mwe mwabimenye delegiti. Mwabimenye ko yaronse delegiti muri kubireba guca amaso ku maso. Ngewe hashize nk'iminsi amaje kuba Seruhungo. Garashize. Nabivuze gasha. Uko ikintu kimwe urumva ikintu kimwe cyo nzi urumva noko nsa yo miliyoni imwe n'ibibazo umuntu aba afite urumva ni igitonyanga mu nyanja natasubize koti ni igitonyanga ako Godfa reka nkubaze sibyo ku buryo wabona miliyoni direct ntunabwire umuntu wa hafi mwegeranye ngo ati gwino tugende twicara ahantu dufata akantu ndaronse reka uza amafaranga uza umuntu hamagara kuri amafaranga ubonye nk'ibihumbi 100 ngorata urukunyumva nsa ariko bro ubonye nk'ako kamiliyoni urukumva ikibi cyako kamiliyoni urumva na amafaranga urukumva agusiga mu nzira ebyiri urumva ukira no gupfa ntabwo n'udufaranga tugenda kurangiza ibibazo byawe umva icyo yakojeje manza wumve yarajyagura indaya ebyiri imwe inanutse n'indi nini ibyibushe n'amacini urumva cha Godfa ese mugiri dore abantu tubana we
n'udufaranga twa ata turanga Godfather nahise nkemuza mu tubazo two mu rugo ndavuga nta dutebe nagiraga kantugure munanansura zansanga ahantu hazima umwana mwisubira ishuri ubwo tumbese nkemura mutu nabonaga ntari nzapfa nkemuye ni impamo y'Imana none izi nkeca izi nyamuta zihora zo ziri Ako gerwa mukanya ntago wari watubwiye ngo wayatanzemo igishoro ku mugore nawe urabeshya. mbese iguhindura imvugo nibyo babo nyine n'umwuga. hari utubazo nyine byagiye birakemura nose umugore kukuraho nka desa genda urangura uturayi baranganya aya ngaya tugura utu dutebe twa 400 aya gutya no Ariko gerwa ibyo bibazo ndi kubyumva pe. iyi nyamuca nyishurira umumotari senkisi ntibashima Sawa ndagaswe none ntegereje ahantu bazamereza nka 2 miliyoni urukundeba nkazifata mu maso akogereza inkweto kancika kozwe mu bwonko nkazifata gutya uri kuzireba nkazifotora cyangwa waba udahari nkazifotora nkazikwereka nkamara ibyumweru 4 ntarara hano na telefone narayikuyeho. Ugasa ubwo waba ubu si wajya mugasinzira iyo waba uri kubera uzi ko wankwebye shawo ujyana wewe uzi ko wambwiye ko wabonye miliyoni warayimaze nk'ubu twari turi kumwe nayobewe aho unyuze wacana bana mbazi nta mameshaje wanyandikiye ze ngo ugarebe se ugasubize reka warahita agasubiza si none ubwo nari ndarenza hiki tuje kwa Rufonse ariko nyamara ndi gutekereza ko ushobora kuba wanaronse. Karari ngwino twigire kwa Rufonse Naba nawe rata none ibyo Godfather ari kuvuga mbaye nkusohoka mu bambana kwa Rufonse nta marogi gabagayo haba inyama gusa zitwa igiti. Zitwa iki? Amarogi yaraciwe muri ubu buzima mujye murakuzana amarogi. Amarogi ntiyemewe mu Rwanda. Warasaze. Kujyayo tufite certificate ko umuntu mwinjiranye mu mwashakanye. Ariko wabinzobere ukabinzobere no mu by'amarogi ubu sigere gwari yaraye. Ako ubwo muri gusamira hejuru amarogi muyavugira. Ariko Nese bukarari amarogi ariko ubwo hemerewe kurara mu umwe gusa. Kuruhukira yo biremewe kujyana n'umugore wawe biremewe. Rero gere gwari niho yaruhukiye nijoro. Aho hari habaye iki ko nzi ko ari hanini kurusha roje. Yari yarushye. Hano urahazi. Hano urahazi. Naba ntahazi subwo. Wow. Okay. Ageze. Gerwa ngo hano barahazi. Anyihakana. Ngaho zimene. Uretse gato. Konzi kwari hanini. Madam. Casey, thank you so much. Rari. Larisse. Karame. Karabika yari. Wabwiwe ni Oya ndi hano da. Wabwiwe niki ko ari hanini? Madam. Ndetse ntago tuhanyura si ku muhanda ahantu baba. Ujye uhanyura ukamenya uburiri bwabo uko bungana. Uburiri se ndabuvuze. Yesu we. Impamvu none muri roge bajya gukora iki? Zikarari wagiye kuvuza ya nkovu iri kujyo tako gibumoso. Wapi ndacyari gushaka amafaranga. Bijye. Warambesha ngo ni ikibibi yo ni nkovu. Ikibibi nawe ntukajya ureba birari. Ikibibi gute? Wabona gate kimeze nka cyakindi?
kuko iyo umuntu ayitegereje ubirindutse Marisha na Riyeri ibyo byubonaga ko ari nk'ikibibi ariko myubika ni nkafa. Oya warebye nabi wenda utawe uzitegereze. Oya uzarebeho gufotora uzamwereke. Ndababaye. Gahinda kazaka. Kubaye iki wowe? Goko nzi kare hanini. Mani ni ku muhanda ahantu mutuye tuhaca. Ziba. Wambese. Ninzi bose uzaca hehe wa mukinga. Nzaba se ngiye gukunyuramo mu mubiri wose. Hari aho hazazibuke. Cyangwa nazana wahazi ibyo umuntu yakitwaza kembe. Ugatobora haringaniye n'ubundi ni hanini. Ukitoborera haringaniye naho ugiye gukoresha. We badukanda uko. Aha. Niba dukandeho nuko. Uze shuka na rimwe gusa. Hadi sasa nimubwiye. Ninshaka umugore sinzongera gusasa. Ya gusasa ngwaza ya gusisi.